Mujama akamubara pa akategereza ko umugabo ataha wapi yareba utwenda agasanga ajyanye utwenda gusa ibyo mu nzu yabisize. Amakuru se man Ni meza ako ndabona umeze neza nje banimeze neza byatari asa ndabona amatuza yarabaye matuza bana bari kurya ariko imireti myinshi cyane. Imireti se ni imireti na siporo wana gukora siporo nyinshi cyane siporo kugira ngo nyine umubiri nyine ubeseriye rero nanjye ko numutse ntari nuza oya byo biragaragara ko utajenjetse ariko urebye uburyo nuza fizike yawe irabona ko rwose ebana waba umunyarugamba. Fizike yanjye biri hejuru cyane kuko ngiye nkunda siporo cyane. Ubundi ukunda izi nize siporo ukunda gukora? Gukina futu, kwirukanka, yego ninuze na gym. Uri ukora gym nyinshi cyane? Ndazikora cyane gym. Rero ubwo twatugiye kuganira ariko bikuberanye nuko mugari mbonye kuntu waruta yarumeze neza. Hari ibintu biri kuvugwa muri no minsi byataye zigezweho ngo zaba Stray Queen, ukabona nyine ni ibintu n'abantu bose biharaje gukora amasiporo menshi cyane. Wowe urabibona ute? Ibi bintu byo bigezweho cyane kandi siporo ni ingenzi mu buzima bw'umuntu no mu mubiri n'umubiri abantu bumva nta kibazo ufite iyo wakoze siporo. None se ko bavuga ngo twirinde isukari n'amavuta wowe ubona gute? Iyi sukari ntago wirinda kurengera niyo ushyize mu muriro ukagerageza kuyikoresha kugira ngo ise nk'isohokamo. None ko biri kuzamura ibiciro se kandi abantu bari kugenda babirwanya? Ntibizamura ibiciro kuko ntago bizatubuza kubirya no kubinywa. Buriya bigomba kurya wabigenewe ariko wabihawe n'uburenganzira na muganga. Nibwo byaba ari akarusho. Iyo nawe nta kibazo ufite urumva urarya urumva ukanywa ariko iyo ufite ikibazo ntago wabasha kurya. None ariko se ko ndi kubona uri kubivuga nibihe biryo ukunda kurya? Akanyama kaza imbere. Inyama ubwo urumva nyine twaje mu bitera imbaraga no mu bikomeza amagufa. Ari mu bintu wemera? Inyama ndazemera cyane. Ibintu by'amafiriti ntabwo byemera cyane. Amafiriti se kuyarya umuntu arayarya nyine ariko apana bya buri gihe. None n'iki giki wadusangiza muri no minsi ibona kikunda kwikubwaho n'abantu bose ubona nyine nawe kiri gukorera umuti muri no minsi kuko hari ibintu byinshi biri gukorwa muri no minsi ukabona biri guca ku mbuga nkoranyambaga ugasanga nyine muri social media zatwitse. Wowe uri kubibona gute muri no minsi ibintu bituganirize? Ibintu biriho nyine muri iyi minsi biri guhungabanya n'abaturage nyine batuye isi. Ibiciro biri hejuru cyane, ibiribwa birahenze cyane ariko ni nk'ikihe kiribwa wajya kubona wakundaga gukonsoma ariko kuba ugiye kujya ku isoko ubona cyazamutse uravuga ati noneho bana ndabanza hari ngiye gusubira hasi cyane noneho bakambona kuko utakibasha kwibonera utakibona amafaranga yo kubyigondera? Ntabwo umuntu yayabura ariko aba yaragabanyije. Nk'umuntu niba yararyaga ibiro 2 by'ibishyimbo yaragabanyije ajya ku kiro. Ariko ubwo ibiro 2 ni umuryango wose uretse hari umuntu umwe yarya ibiro 2. Ariko nyine iyo utetse ushobora kuvuga ati ndabitekaho 2 ibiro 2. Uko mbonye bwa bose ariko ari buvana urya ibiro 2 uko abana mu kinya atarya ibiro 2 by'ibishyimbo kandi twijya kumva ngo abakinyi b'uburayi benshi ngo barya tubazi tw'ibiryo. Ibishyimbo ntago birira guhaga kuko biririye guhaga ntiwabona n'ibiguhagije. Ubishyira mu byo ugiye kurya nabyo. Niba ugiye kurya umuceri ugakora imboga nziza ugashyiraho ibishyimbo ukarya ibirayi gutyo nyine. Ariko ikigaragara gifite abasirikare beza kuko ndabona nta kiryo kiguhitaho kuko ndakubita byose ndashwanyaguza. Bana kabisa ari kubona nta nzoka ntabyo kunena. Nta nzoka ahubwo akanagarukaho baravuga ngo ibiryo birahenze ibiribwa ariko inzoga yakuriraho n'icyangahe ntagire urekarama ahubwo icyo kintu ndagira ngo ukinsubizeho nawe. Buriya impamvu ngiye mbona ku biryo bikunda kuzamuka abantu bakabivugaho cyane nuko bihura hari benshi ariko buri inzoga buriya nk'abarokore ntibakunda kuzinywa ntibakunda kugaragara nk'abantu bazinywa ariko umuntu inzoga yinywa yabishatse yatabishaka ntajye kuyinywa kuko yazamutse itazamuka
ni nko kujya kwiteza urushinge kwa muganga urwaye. Urumva rero ahantu bihuriye n'igifu rero waburaye cyangwa ukabwirirwa byaba ikibazo. Nasa no kubyumva shumi yanjye. Ewana mba ndi kubyumva bya hatari. Igifu ayako kunywa inzoga ari kumva buriya inzoga nazo ni nziza cyane. Sajye ujya kwa muganga sura umupasiteri bakakwanikira kunywa inzoga kugira ngo ubone alcohol mu mubiri. Birashoboka byo cyane. Ni nziza apana kurengera to. Kamwe urakemera. Kamwe agakubita na ka kabiri wenda kahita utaha. Ubwo se ngo ya ka kabiri ka gatatu ko ni kaba kashe. Ka gatatu se haya byaterwa uri nkiwawe ntazaga rurateza ushaka kudukubita n'uturabona itungawe ugahita ujya kuryama. Ko njya numva abantu bambuyeshya ngo banywa kamwe najya kora nk'abantu bari kunyara mu muhanda. Kamwe se kamwe ako kamwe nyine ndaza nkafata kamwe nkuko nabipanze cyangwa ni kamwe nka ya ndirimbo njya numva ngo fata kamwe bikarangira ari ikesi yose hato ejo ukumva ngo yafashe umwana ku ngufu nk'ibi byeze ukumva ngo yakoze amabara menshi. Wowe ibyo bintu ntabwo ubona ko bibuteye imbogamizi ku rubyiruko no ku bantu bakuru kandi barimo bakabaye intangarugero? Iyo ni kamere y'umuntu kuvuga ngo wafashe umwana ku ngufu ubundi aba ari kamere kurimo urukumva. Ubwo nyine erega buri kizakwica ntaho kijya kiragutegereza. Niba uzi ngo bizagenda gutya nzakura ameze gutya nimba nzafungwa nshaka kuza nkata nkukubita ingumi nta gahunda dufitanye hatabanjyana. Rero gufata umwana ku ngufu ni kamere y'umuntu ntabwo muri uyu munota nahita ndeba umwana ngo ite mufata. Ariko tukunze kubivuga kenshi na kenshi ngo byabaye mu basitari ugasanga umuntu wenda yagiye mu bitaramo runaka kumva ngo yaryamanye n'umwana muto utari utuje imyaka 18 ukumva nyine ni ibintu bigayitse kandi byari ibyishimo kumva byavuyemo amarira. Ibyo bintu urabibona gute? Ibi ngibi gufata ku ngufu no kugira biratandukanye sibyo? Biratandukanye cyane kuko hari ugufata ku ngufu hari no gutereta ukamuryoshyegesha ukamutereta nubwo aba ari mutoya ikange bikoze. Aho ufata ku ngufu uraza ugacakira nyine ukamufata ukabikora ku ngufu utaterese. Ariko hari ikintu ndi kumva ngo abakobwa b'iki gihe basigaye bafite ikintu kimeze nk'igikuriro. Uri kureba umwana ukagira ngo afite imyaka 28 kandi wajya kureba ku ndangamuntu ugasanga afite nk'imyaka 15. Ibyo bintu urabibona gute? Ibyo bintu se nyine bireze ni bireze cyane bya cyane ahubwo ntago ari ibintu wavuga ngo bise biza muri uyu mwaka. Bireze cyane ubu ngubu urabona umwana ugahita utangira ati wamwongeza ariko tutangira atari kusibundi ninde ufite nimero zinga nkubite pasi ibindi ko ndabyikorera kamumenyera amavuta ukweto bwiza phone na yavuga yakubona atavuga tumva kuva nabaho memusa. Ariko Slay Queen zo banza bijyamo zikuze zifite imyaka yujuje ibyangombwa. Slay Queen zo ni mbaya rwose. Slay Queen ni mbaya cyane ko sindumva Slay Queen bagiye mu mbuga nkoranyambaga ngo bakumva ngo barakuvuga ngo bamufashe ku ngufu yari asanzwe azwi cyangwa se ngo wumve wenda ngo yakoze amabara runaka cyangwa se kumva wenda ngo yaguye ku muhanda. Ibyo bintu ibona ibihe banga bafite kandi nibabuze ko harimo abatuye. Slay Queen buriya izayo tageti ya ni nk'akazi nkuko uvuga ati ngiye mu kazi abateguye muri make abateguye tageti yabo nukuvuga ati ndaguha ibyanje umpa amafaranga nta ngaru nta kukurega ibyo urankorera byose ubwo nawe uyitamo cyangwa nabandi buriya nabo nago babishyuye nkuko babishaka bikarangira babareze ko bafashe ku ngufu kandi no batuje na ya myaka buriya baramutse bahaye amafaranga bashaka babigiyemo babishaka bakabona n'amafaranga bashakaga byarangira babigize ibanga. So urebye buriya hari Slay Queen iri kodeshereza uri kumva ariko umwana ufashe umwana ati umwana no muri iki gipangu runaka tuye hano uri kumva urabikoze sibyo atashye wabasubiye iwabo iwabo ni babikoze ukamutera inda eje zagaragara ariko Slay Queen yo iba yikodeshereza icyavamo cyose irakirengera ubwo yatwise ahita ikuramo niko ibigenzayo aho iyo ugitaha mu rugo uvuga ati mfite imyaka 17 gutya na gutya ubwo ngubwo yitangiye kubona indiri kwaguka atamaza ati ibyo bintu babikuye he ati bakamuterwa ati muzenge kumubereka niko guhita gushyira he
muri kasho. Ariko ndikumva ibyo bintu byo gutwara ngo inda, hari ibintu waruvuze ngo byo gutwara inda akenshi na kenshi ntabwo bikunze kuba ku bantu b'abasirimu. Abantu b'abasirimu ngo basigaye bazi kuringaniza imbyaro, ugasanga n'umwana w'imyaka 20 ariko azi kuringaniza imbyaro nk'umuntu mukuru, kumva ariko ugasanga wenda nk'umuntu wo mu cyaro we aje mu mujyi vuba aribwo akiga ubuzima ukumva yayitwaye. None se ubwo urumva abantu mu mujyi atari akantu babarushamo k'ubusirimu. Izo ni za Slay Queen. Izo ni za Slay Queen nyine. Slay Queen ntiwayitira. Abandi baba baje mu rukundo batabizi. Baba barujemo batabizi. Bo ntago ari amafaranga baba baje mu rukundo. Hari ukuntu umubeba ava mu cyaro ari kumva akavuga wenda tugata ducakirana n'urugiraga ndwitangeho. Agata ariko semeze gute? Ati wanyu sine ati ni Karongi cyangwa ni hehe ni Huye cyane Nyagatare. Atagati nje wacu ni naha kandi bwahe nanye nshakisha no wakuzima nkora geto yanjye neza. Umubeba agati duciringe se. Duhuje ryari tugapanga umunsi yaza gato yanjye yayibona. Hari umubebe ubona gato gusohoka bikanga cyamwa ryama kuri ubu buriri basi umunsi umwe ubwo nawe wagira amahirwe yaryamaho koco ukabura imukoze atiteguye. Ako Slay Queen yiteguye buri kimwe ivuga ati anyambura mubaga urwembe birufite. Buriya rero hari ikintu numvishije cy'abakobwa b'iki gihe cyo bita kwihangira akazi, cyangwa se yabura akora amafaranga akemera akajya gushaka umugabo atabiteganyije by'imburagihe, ugasanga umukobwa agendana cya gikapu bita ngo ni sinsubirayo. Icyo gikapu waba ukizi? Icyo gikapu se, icyo gikapu kireze muri iyi minsi. Umubema akaza kugusura akavuga ati hari utuntu mvuye kugura mu isoko wahanyura sinahita nkomereza rimwe. Ukagati nta kibazo sheri twite unamubeshya utanamukunda ariko yango wirireho. Ubwo ngubwo akaza nawe urabizi irari ry'abasore bikarangira umugize umugore. Bikarangira umugize umugore wamutangira ati se sheri kudataha ati ntaha tugo jya gwaye by'umugoroba ati ugo jya kuzana iby'umugoroba duteke. Na hari umuntu wabuze ibyabayeho. Ego ko umuhungu inshuti yanjye warongeye rwose atabiteganyije. Ariko ngo muri Covid niho babikoze cyane. Muri Covid ngo ntago rwose umuntu yemeraga kumusura. Yarazaga kagati deresa 12 zageze kandi ingendo bazihagaritse. Ati rero reka ndare nawe karara wipya sura atajara byo katahe bikarangira yafatiyeho. Wamugati ati nta hasi ubu ngubu uzi ko utantenda. Kandi bikarangira hagumye bikarangira nta niyo wamuteye ubwo kazayimutera. Ariko harimo byahiriye ariko akabishaka ari mu buryo bwo profit, ariko ugasanga nyine rundi abaye umugore n'umugabo ugasanga bibaye byiza. Ikintu cyose kibamo guhirwa. Iyo hiriwe n'ikintu kikubera cyiza kandi nawe ukabibona. Nawe iyo kikubereye iki ariko hari abatarahiriwe bongeye barabajugunya barabata. Tumuniga kareba ati niba se nakoreraga 100,000 none nkaba naguye umuryango nimbyaranza gukodesha inzu y'50,000 senga nisa zadutunga. Umujama kamubara akategereza ko umugabo atawape yareba utwenda agasanga ajyanye utwenda gusa ibyo mu nzu yabisize. Umubebe yabona bimucanze akazinga kisubirira wa mu cyaro yabaraga televiziyo akakagurisha utuntu turi mu nzu cyane tavuga ati gambe Slay Queen n'ubundi sinzasubira mu rugo agahera aho ngaho yiheba yitakariza ikiza. Bibaye byiza cyane kuba dusobanuriye kuri ibyo bintu kuko ari iby'ingenzi, kuko urubyiruko rwinshi rusanga ari byo birimo byeze bivugwa cyane. Ariko hari akantu tugiye kuganiraho kandi k'ingenzi dushaka kumenya nimba mu rubyiruko kaba umuco kagakomeza. Icyo kijyanye no kwihangira imirimo ujye cyumva imirimo. Kwihangira imirimo ndabyumva kandi nanjye ndabikora. Ubwo urumva wowe nk'imbere yawe uteganya kuzaba uri gukora iki? Oya ngenda guteganya urumva
ndateganya ariko ubu ngubu ngiye mbara icyo ndi gukora ubu guteganya imbere yanjye ngo nzaba nkora iki singezeyo ariko ubundi umuco mwiza ni uko uvuga ngo ufite venire uba ugomba kumenya ngo ese ibyo ndimo bizagira iyihe impact kuri ngiye mu buzima bwanjye bw'ubutaha ubwo iki gihe icyo kintu ntabwo uri kugitegura nk'abantu bari gushishikarizwa kwihangira imirimo no gukora ibintu bijyanye n'iterambere. Oya, kwihangira imirimo byo ntibyabura kuko niba uvuze ati ngewe niba nakoraga akazi ko mu rugo nkavuyemo ngiye kwikodeshereza ngiye kugura igare ryanjye njye nyonga mbona ibyo bibiri menye ngo nibyanjye menye ngo sevinza ya menye ngo ndi aya ngaya nanjye ubuzima bukomeze. Uri akazi k'ubunyonzi urabwemera urakemera? Njye nta kazi ntemera, akazi kose kakuzamura ntago wabura kuko noneho bimeze igiye kumera nka wa muhanzi akazi kose ndakora niyo mbonye moto ndaroba amfamwa na moto ugakubita ubundi aho uzagwa ntago hamenya nshobora gukubita nkahita ndi kunyonga nkahita nkiri nzamurwa n'igare nkakira wa wundi watangiriye kuri moto agakena. Ako ndumva ari urumva usa nkaho ubizi neza kuko ndi kumva iterambere ryawe usa nkaho ariko uracyari n'umwana muto iterambere ryawe usa nkaho ushaka kurimenya. Ushobora kuba muri sosiyete imeze ite nk'ukunda kugira sosiyete mukunda kuganiraho ku bintu by'iterambere no kwihangira imirimo? Kwihangira imirimo na sosiyete ngiye ubwanje nanayifitemo. Mbese wibonamo hari abandi muhujije icyo gitekerezo cyo kuba nta mutakwijana mu by'akazi, akazi kose ubona kakuzamura uragakora kandi akazi ukabona kagutunga kumva ugomba kugashyiramo umutima wawe wose. Ibyo nawe hari bagenzi hari ababifite? Hari abo bibwira bakagucira amaso akakwereka kuri nimbwa ku byo ukora ariko kandi nabo bibwira ati kabisa urakoze urakoze kumbwira ibintu rwose ibyo bintu nanjye nari mbikeneye mugahera mufata wundi wabwiye ngo ase mana waguze igare ukajya unyunga ukagera ukakwirirwa ugenda nta kintu uri gukora ngo mane ngo mu rugo ngo turakize ngo none ntago nzanyonga reka bazanyubakira nese nakubakira azaza no kugutungira urugo ngo bazamana amafaranga. Ubwo rero wa wundi wagiye kunyonga rya gare ajya kugarura ubwenge asanga tayari yarageze yaje make abategereje ko bazamuremera. Abategereje ko bazamuremera ariko njya numva ngo mubyeyi yakwanga guha umunani kuko abazi kugiye urubundi wamurumbiye uzagenda ukawurya ukawumara ukagenda ukabimbwa. Wowe ibyo bintu byo guhabwa iminani cyo byemera udakoresha amaboko yawe? Ibyo bintu umubyeyi kuguha umugabane wo arawuguha iyo bitewe n'imyitwarire yawe n'imyifatire. Ariko burangira numva ngo umubyeyi ngo yego umubyeyi agukunda ngaguha inama zimaze guherekeza ahubwo akagufasha mu bitekerezo wagiye wagukamo aho kwigisha kurya ifi akakwigisha kuyiroba. Ibyo bintu wumva utabishyikiye? Ibyo bintu ndabishyigikira cyane ahubwo nanjye bya cyane ariko byumve bikumva bya bintu ngo umubyeyi ngo njyewe ngo ntago nakora ngo mfite ngo papa ngo w'umuminisitiri ngazanyubakira so arakubakiye ndabyemeye asazaza no kugutungira umuryango. Urumva ko ibintu utaraniye bigira bikagira iherezo ryabyo cyane rwose ntumenye no kubikontorora kuko urumva kuko niba ikintu cyarakuhanga ishobora kirariye amajoro ntago ushobora kumenya agaciro kacyo ngo umenye ngo uburyo urakirinda umenye ngo ese nkoresheje angahe nsigaranya angahe. Urumva ubusa nkaho uri kuyagara ukiri mu rubyiruko rw'iki gihe basigaye bajya kunywa mu tubari bagasinda bakajya no mu buraya bagasinda. Urumva ko urwo rwego usa nkaho ari rurimo ubwo ibyo bintu ubona bidateye inkeke biba biteye inkeke. Noneho kubyo waruvuze nyine ngo akanywa agasinda muri uyu munota baramutse baguhe miliyoni 2 ukumva kuziguha ni ukugenda ukarara mu tubyiniro unywa wishimisha kuko wayaboneye ubuntu ariko iyo wakoreye akava mu maboko yawe no mu bitekerezo byawe no mu mutwe wawe ntago byagira ntago wabura kuyaha agaciro. Uravuga ati yaramvunye nabize byunzwe nigira gutya nkora niba naramutaraga narakuraga amanywa nijoro yambone izi miliyoni 2 nanjye ngira icyo nigeza ariko umuntu waguhaye ntago yaziguhaye gutyo utarojama uri hehe ati vo tumwe hano turawundi turateretse tumwe mfite amafaranga yakwaciye yaboneye ubuntu. Ndabona twari tugusanze aha muri no quartier mbona isa neza irimo ibipango byiza. Waba ariho watuye kuva kera cyangwa nibwo uhatuye vuba?
ya niho natuye kuva kera. ubu ni ukuvuga ngo gakondo hano yose urayizi? Ndayizi cyane. Abasogokuru bagiye bayikubwiraho n'abapapa wanyu bose bagiye babikubwiraho? Ya ni ukuvuga ngo muri makeya ubwo ibyo umuntu yakubaza hano harimo byinshi wagenda umenya. Nabimenya cyane. None se uri kubona hari ikintu ujya numva ugasanga hari umutekano wenda abantu bahungabanyije, ahantu bibye, abantu bakoze bishe nk'abantu muri karitsiye runaka ngo umuntu yapfuye, ibyo bintu byumva gute? Ibyo ngibyo nyine n'umutekano mukeya n'abagizi ba nabi. Ariko ndikumva byaracitse ngo muri no minsi byari bimaze iminsi bihari, ariko byaracitse. Byari bimaze iminsi bihari cyane, ahubwo kuryo na saa 12 utazirenza gutara. Kuvuga ko dufite abantu batubereye maso, ibintu byose babikurikirana neza ku murongo. Abashinzwe umutekano bose babikurikirana bita birangira. Niyo mpamvu ariko iki nicyo cy'impamvu twakwizera inzego z'ubuyobozi bwacu kuko zidushyigikira zikareba ibitubangamiye bakabasha kubitunganya neza. Ari impamvu twashimira Perezida Nyakubahwa ko yashyizeho yazanye umutekano mwiza mu gihugu cyacu, ari we abanyarwanda bose bagomba gushingiraho bakubaka ibateza imbere, bakava mu matiku no mwiryane, kuko hari ibintu umuntu agenda abona abantu bagenda bubaka ariko akaba arimo ashaka kubisenya. Ariko tumari kuba ubona umuvandimwe hano duhuye n'abatubwira ati rwose nta kibazo, umutekano ni wose, ati niyo gashatse kunyeganyega gatoya bagashyira ku murongo, mbese ibintu ibintu byabaye freedom. Nawe ni kubibona? Ndabibona cyane kuko umukuru w'igihugu cyacu ibibereye mu isi, yaba mu karere yaba mu murenge ararabimenye, ndabizi ararabimenye. Ni ukuvuga ngo perezida wacu adutekerezaho neza. Adutekerezaho cyane, ahubwo babyita umubyeyi. Abantu benshi bari kubyita umubyeyi. Ni umubyeyi. Ni umubyeyi pe, kuko urabona ko ari umubyeyi kuko ahantu ucitse intege aragusunika ukabona ko ubuzima bwawe butandagaye. Nawe ni kubibona? Nawe niko mbibona cyane. Ndumva rero twagushimira kuko duhaye ikiganiro cyiza, hari ibyo twinshi twamenya aha ngaha, wagiye tubwira ko umutekano umeze neza. Ndabona n'iterambere rihari ryinshi cyane, abantu bamaze kubaka amazu meza, urabona ko abantu bishimiye igihugu cyabo. Urumva ntacyo umuntu twashinza ubuyobozi bwacu. Ntacyo umuntu yashinze ubuyobozi buriho rwose. Nanjye ndabushimira cyane kuba budufasha, kandi natwe tuzagerageza kubafasha. Ubwo urumva rero ndumva twasoza, ariko ubutaha tugomba kuzahura noneho tukatuganiriza neza ku bintu bijyanye n'umuco wavugirukiyemo hano, uburyo abantu mwareranywe, rimwe tubwire n'uburyo n'imbogamizi wagiye uhura nazo, kuko hari igihe ntabwo umuntu ibintu byose bari paradizo. Uyu muntu imbogamizi zo ntizibura, ariko agerageza kuzikuramo. Niba imbogamizi ije ugerageza kuyisunika n'imbaraga nyinshi ngo itakugira imbata yayo. Ni ukuvuga ngo ni nk'aho muco bajya bavuga ati umuntu yishakira inzira. Ubu muri iki gihe inzira itari umuntu arayishakira. Muri iki gihe icyambere ni ukwishakira inzira no kwihangira umurimo. Ibintu by'itorero bagiyemo, kumenya iby'intore. By'itorero bagiye itorero, hari itorero wagiye ugeze ujyamo? Nari gihema, ariko ibintu by'intore ntabwo nabimenye, ntabwo nabikurikiye. Bajya bavuga ngo intore ntiganya yishakira ibisubizo. Ndabona namwe muri kwishakira ibisubizo, ndabashimiye cyane, kandi noneho kuba hari ibitekerezo duhaye muri no karitsiye yanyu. Bana nta kintu waduhishe, wagiye tubwira ko ibintu bimeze, watangira utubwira ukuntu uri fit, umeze neza, urya nta by'inzoka urwaye, utubwira ku buzima bwawe bwose, ubona ntacyo wirekuye. Turabigushimiye kandi Imana ibashe kuguha umugisha. Urakoze.